imyaka 30 navukiye mu karere ka Ruhango mu murenge wa Kinazi. Mu buzima bwanjye nk'umukristo nakuriye mu itorero rya ADEPR, data na mama bakijijwe basengera muri iryo torero, mvuka mu muryango w'abana 6. Jenoside yo mu Rwanda iraba, mama na papa bari bakijijwe cyane bakunda gusenga. Jenoside yo mu Rwanda ibaye, mama baramwica, bamwicana n'abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. N'imiryango yo kwa mama bamwe barapfa, n'iyo kwa papa bamwe barabica. Hanyuma data asigaye ararokoka we, ahita agira intege nkeya, ahita ashaka abagore 2. Arambwira ati mwana wanjye Olive, nshatse abagore 2, umuryango wanjye wongera ubeho, dore abenshi barashize. Ndamubaza nti data ko ushatse abagore 2, nzaba kuhe wawe mugore? Papa arambwira ati mwana wanjye, bari ababyeyi bose uzajya ubanka mama wawe, ninzajya ndara ku mugore wanjye muto, wowe uzajya ugenda urare ku mugore wanjye mukuru, nindara ku mugore wanjye mukuru, wowe urare ku mugore wanjye muto. Nabaye muri ba muka data 2, ubuzima burangora, mbura imyenda yo kwambara, mbura amavuta yo kwisiga, nkakubitwa, nkafatwa nabi, ariko ndashima Yesu yangiriye neza. Ari igihe papa yabaga yasinze, umuntu wari umukristo akagwa, hari igihe akora byinshi, nanjye najya nko kuri muka data, papa wanjye yakubise, muka data akankubita inkoni data yashigaje. Bwari ubuzima bungoye, ariko nkakunda kubana n'Imana, kajya imbwira ngo mwana wanjye Olive, nzakugirira neza, kandi humura, kwambara uzambara, uzicarana n'abakomeye, nzaguhindurira amateka, uzagera ahantu nawe wibaze nimba ari wowe cyangwa atari wowe. Ariko Imana ishimwe kuko nta jambo Imana yavuze ngo rihere. Ubuzima bw'ubupfubyi mbubamo, ndasenga. Hari igihe kimwe nari ndi mu giterane mpimbaza Imana, ndayiririmba, ndavuga ngo Mana uhindura amateka, nanjye wampinduriye amateka y'ubuzima ko bungoye. Cyo gihe umuhanuzi yaraje aranterura, aravuga ngo umva uko Uwiteka Imana ivuganye nawe mwana wanjye. Irambwira ngo mwana wanjye Olive, ubu bupfubyi ubona bukugoye uyu munsi, nzakugirira neza, uzandirimbira, uzankorera, uzaba umuntu ukomeye muri iki gihugu nawe mu bakozi banjye, kandi uzagenda amahanga menshi. Ati nubwo amarozi aba ari menshi kugira ngo uzirukanke ku musozi uri umusazi, ariko ndi Uwiteka ndabihinduye, ntuzasara, ahubwo uzagenda amahanga menshi ugiye kuvuga ijambo ryanjye. Imana yo kabyara yarabikoze. Ndasenga mbwira Imana ngo ndashaka kubona papa wanjye yongeye akaba umukristo, ndashaka kubona papa wanjye nawe ajya kwigaburo ryera. Data rero yaje gukizwa. Mu ncamake y'ubuzima bwanjye ndi kubabwira, papa wanjye arakizwa, aba umukristo. Igihe cyarageze nawe aza gupfa. Ubuzima bwarangoye rero, naje gushaka umugabo w'umukristo, umugabo wize, ari umusirikare. Ndavuga ngo Imana ingiriye neza, nkora ukwe ku itariki 12 z'ukwezi kwa 3 2011. Imana impa gushaka ndi muto. Iwacu mu Ruhango abantu bantahira ubukwe, abo natumiye nabo ntatumiye bose baraza, baravuga dutashye ubukwe bwa Olive. Ati wa mwana uhimbaza Imana, wa wundi uyikorera. Mbwira abantu banteze amatwi, uzakorera Imana yubahe, ku munsi w'ibirori zagutumirira, uzakorera Imana yubahe, no ku munsi w'amakuba izagutabariza. Cyo gihe kompanyi muzikari yaraje, nayo mfite umugabo ufite iranka ku rutugu, ndakuntu baduterera amasari, ibyuma birimo kuvuga. Abiganye n'umugabo wanjye baraza, abo twiganye nanjye baraza, inshuti n'imiryango yateranye, abantu benshi barabutaha, nk'uko Imana yari yarambwiye ngo izankorera ubukwe bwiza buzatabona abantu benshi. Abahanzi baraza, ndavuga ngo Imana ingiriye neza. Nabazaga inshuti yanjye twakoze ubukwe, ndavuga nti ubu bukwe ni njye nawe twabukoze? Akambwira ati ni twebwe, nuko Yesu yatugiriye neza. Tukiri abageni rero, ngeze mu rugo ndamubwira nti tuzakorera Imana mu buzima bwanjye nawe, abana bacu tuzabyara tuzabatoza kubaha Imana. Nta gihe twamaranye nawe rero, bahise bamujyana ku ikosi Gabiro mu Mutara,
mvuga ngo nibavayo bazajya hanze azana udufaranga twubaka iyacu nzu, tuve mu nzu y'ubukode, tuzabyara abana. Ashize igihe gito dukoze ubukwe, ntaramenya ingeso z'umugabo nawe ataramenya ingeso zanjye. Ya mihango ababyeyi bakorera abana babo bamaze gukora ubukwe itarabaho, ari ku ikosi gabiro mu Mutara, nanjye niriwe mu rusengero, niriwe nshima Imana, niriwe nyiririmbira, niriwe nyihimbaza. Barampamagara kuri telefone, ngiye kumva numva barampamagaye ngo igisasu cy'abaturikanye nawe ahita apfa. Bari batangiye kumpamagara nka saa 4 za mu gitondo, nkajya nkupa telefone ngo barambuze ibihe byiza kandi bashaka kumbwira ko napfakaye. Nitabye telefone nimugoroba igiterane tukirangije, barambwira ati Oliva ko twakubuze wari uri he? Ndababwira nti ndi mu rusengero, nari nimushimira Imana yangiriye neza, yanyubakiye urugo. Ubuzima bw'upfubyi ndabayemo, Imana yampaye umugabo nyitayeho, yampaye umugabo ukijijwe, nari ndimo nyihimbaza. Barambwira ati Oliva uririmbira Yesu, ariko hari ntabwo uzongera kuririmba kuko uyu munsi yakoze ikintu ku buzima bwawe bukomeye bizatuma umuvaho. Ndababwira ngo nta kintu na kimwe cyantandukanya na Yesu, ndamukunda cyane. Barambwira ati Oliva umugabo wawe Eritiye yitabye Imana. Nagiye kumva numva rusokera nkubise mu mugongo, maze ndicara, guhagarara biranga, kwicara birananira. Ndavuga ni hoya we, ntago Yesu yakwemera ko mfakara ndi umugeni, ubu se naba hehe, nabigenza gute? Ngiye kumva numva ijwi rirampamagaye ngo Oliva, Oliva, Oliva mwana wanjye, ndi Uwiteka Imana ivuganye nawe, uramenye ntuvuze induru imbere y'abapagani. Nahise mfukama mbwira Imana ngo Mana, kuki unkuye mu bupfubyi ukamushyize no mu pfakazi ntabyaye umwana, ubu nzabaho gute? Imana irambwira ngo mwana wanjye Oliva, nakubikiye ikamba ry'ubugingo kuko wihanganiye ubupfubyi, ariko nakubikiye n'irindi ryiza cyane, ihanganire n'ubupfakazi. Imana irambwira ngo mwana wanjye Oliva, nzagutuma ku bantu benshi, uzagenda ubwira abize n'abatarize, uzabwira umugabo n'umugore we, uzabwira imfubyi n'abapfakazi, uzabwira uwabyaye n'utarabyara, umukecuru n'umusaza, uwashatse n'utarashaka, uwabyaye n'utarabyara, ngo nta mpamvu nimwe ku murimo w'Imana keretse gukiranuka gusa. Maze gupfakara havuzwe ibintu byinshi bitandukanye. Abo twasenganye baravuga ati Oliva arakijijwe, ariko hari yashatse umugabo adasenza Imana neza. Aho navutse nabo baturiye mwana ko yabaye imfubyi, akaba abaye n'umupfakazi, azabaho gute? Aho nashatse nabo bati Oliva arakijijwe, ariko umuryango w'iwabo ni mubi, ahari uriya muryango utera umwaku. Navuzwe amagambo menshi atandukanye, nkuko udodesha umwenda ukawushyiraho umurimbo, n'ikigerageza iyo kije nacyo gishyiraho uwacyo umurimbo. Kandi Imana yagushyize ku cyapa, buri wese agusoma uko abyumva. Mu kigeragezo gikomeye nta muntu n'umwe wisobanura, buryo ufite icyo uvuga kiba cyoroshye. Barabivuze nanjye ngasenga, uko abantu barushaho kuvuga nanjye nkarushaho gusenga Imana. Imana cyane ko yantumagaho abantu ikambwira ngo nzakugirira neza, ndavuga ngo nzagumana nayo. Mpera ubwo rero turi Kanombe, nagiye gushyingura umugabo wanjye. Igisasu cy'abaturikanya ari abagabo barenze 4. Iyo ngeze ahashima Imana kuko yapfanye n'abandi. Yaza kuba ari we wenyine sinari kugira icyo mbona mvuga, ariko kuko turi abagore barenze 4 twapfakariye rimwe, twese ntitwaterera umwaka icyarimwe kandi tutavuka mu muryango umwe. Turi Kanombe ababyeyi bararira, buri mubyeyi agahamagara umwana we ngo mwana wanjye ntuzongere kumbaza papa wawe. Nanjye umutima ukankubita ati Oliva uri imfubyi, nta mwana ufite, nta nzu yo kubamo, nta mama wawe, nta na nyoko bukwe, wowe urahamagara nde, uzaba he? Reka mbabwire, ibigeragezo biraryana, n'ikiri ku muntu wese kiramuvuna kiranamubabaza, ariko gupfakara ukiri umugeni biragatsindwa n'Uwiteka. Turi Kanombe ababyeyi bararira,
nanjye ngiye kumva numva Imana data iranteruye, numva umwuka wera abaye mugari muri nge, numva Yesu ashyizemo amahoro yo mu mutima, mpita nzamura indirimbo ndaririmba ngubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, naho ndiho naho napfa nziko nkundwa n'Uwiteka ndamahoro.